nuko yamanutse yizunguje rimwe agera hasi ahita ahwera nta no gusamba. Ndi hano hepfo ducururiza inyanya, numva abantu bavugije induru, rebye hejuru mbona afatishije ukuboko kumwe nyine, nta bantu bari bamwegereye, tugiye kubona tubona nyine ararekuye yitura hasi. Byabaye turi hano hasi muri iyi mbuga kuko yagiye kwinaga abanza kohereza akaguru kamwe n'akaboko kamwe, noneho birangira kwema kandi kaguru, ubwo nibwo twasakuzaga tujya kubona isahuruduka nyine n'akandi kaguru arakareka. Yes, reka nangira mbasuhuza muherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Yes, abaherereye mu mujyi yose y'u Rwanda ndabasuhuza cyane. Namwe muherereye ahandi hose hatari mu mijyi ariko hatwa mu Rwanda ndabasuhuza cyane. Yes, abaherereye hanze y'u Rwanda, u Burundi, Uganda, Tanzania. Abaherereye muri Zambia mwauka bwanji mwacoma bwanji, abaherereye Mozambique, Denmark mwese ndababona cyane, murankurikira mwumva nanjye biranshimishije. Aha wakwibaza uti Wikirese tuzaniye ibiki hano kuri Gasake TV show? Ni amakuru yizewe, amakuru agezweho, amakuru utari wumva ahandi hantu yose ni hano kuri Gasake TV show hamwe nanjye Wikirese. Aha nkuzaniye inkuru y'umugabo bita General Pardo Lepu. Uyu General Pardo yagaragaye ku nzu y'Inkundamahoro iherereye mu mujyi wa Kigali ni Nyabugogo. Uyu General Pardo yaje rwose gusimbuka no ku Nkundamahoro, urabyumva nawe usimbutse ku Nkundamahoro tayari. Wakwibaza uti uyu General Pardo yakoraga iki mwuyu? Umugabo twamubonyeho mu kanya gatoya ari kuzunguza inkweto, njye nahindi muri gatatu. Umugabo yahururiye aturutse muri kane, hari ababibonye bari hasi bavuza induru. Kuvuza induru tugiye kureba ikintu kibaye hasi tubona nta gihari, turebye hejuru tubona umugabo yarengeje asigaranye akaboko kamwe nako ahita arekura, nuko yamanutse yizunguje rimwe agera hasi ahita ahwera nta no gusamba. Ndi hano hepfo ducururiza inyanya, numva abantu bavugije induru, rebye hejuru mbona afatishije ukuboko kumwe nyine, nta bantu bari bamwegereye, tugiye kubona tubona nyine ararekuye yitura hasi. Byabaye turi hano hasi muri iyi mbuga kuko yagiye kwinaga abanza kohereza akaguru kamwe n'akaboko kamwe, noneho birangira kwema kandi kaguru, ubwo nibwo twasakuzaga tujya kubona isahuruduka nyine n'akandi kaguru arakareka. Twasakuje mbere yuko ahanuka kuko byose byabaye turi hano uko yarari kure kandi iri etaje yo hejuru byashoka ko ibyo yakoraga n'undi yari asanzwe yiba, ariko no muri gereza ntabwo bamufungaga kuko bari baramuhaze mbega. Ubwo bujura se bwo bwaba bwatumye wenda yiyahura? Oya, ni nko yiyakira aravuga ati nawe yihaze mbega. Mu magambo make ubundi mbere yari igisambo, yari umujura, ajyaga amurana w'igikondo, urabona ko mwagufata ngo uri inzerezi cyangwa uri iki, yari arukwiye kuko nta kindi nanarenzaho kwanza kubera ko yari mubi biteye ubwoba. Abantu benshi yagiye abababaza, abakubise, abo yambuye, abateye ibyuma, abavuye mu kazi bizaniye amafaranga bajyanye mu maho y'abana akabatangira akabibaka. Yari umujura ukomeye cyane ku buryo Gikondo bamwitaga General. Wakwibaza uti uyu General Pardo yakoraga iki mwuyu mujyi wa Kigali ku buryo yafashe umwanzuro wo gusimbuka ku Nkundamahoro agahita ava ku bintu?
wakwibaza uti uyu General Pardo yakoraga iki muri uyu mujyi wa Kigali ku buryo yaje gufata umwanzuro wo gusimbuka? Nawe ndebera iyi nyubako General Pardo yavuze ati nge ndasimbutse. Uyu General Pardo yagurishaga inkweto cyangwa se azunguza inkweto nk'uyu mujyi wa Kigali, by'umwihariko hano Nyabugogo. Aravuga ati ubu buzima bwo kwiba abantu mbapapura ibyabo ngira ute burandambiye. Dore Mageragere hose, Gikondo hose narafunzwe, nararambiranye, nge General Pardo ndasimbutse. Yes, uyu General Pardo yaje kugaragara afashe hejuru ku inzu ya nyuma ku Nkunda Amahoro. Deni bamubona afatishije ukuboko kumwe ariko asigaranye, baravuga bati General Pardo reka gukora ibyo bintu wikwiyahura mwana wacu. Nubwo waba uri igisambo General Pardo uri igisambo cy'u Rwanda uri wacu, General Pardo reka gusimbuka. General Pardo yahise arekura leta yikubita hasi arasandara. Yes, General Pardo birababaje nubwo nyujijemo nkaseka, ariko n'ubwa mbere numvisha umuntu wapfuye abantu bagasigara bamuvuga nabi. Uyu General Pardo yasimbutse rwose, ariko abantu na n'ubu bose bari kuvuga bati yamaze arapfa. Yakoze amabara menshi, yakubise abana amacupa yagize ute, ariko nawe aravuze ati ibi bintu ubu buzima ndabuhaze. Yes, murabizi kandi muri iki kiganiro tuba turi kumwe niyo bita Sirius Company. Sirius Company ni ikigo giherereye hano muri Zambia, kigufasha gushaka ishop icuruza amafaranga menshi, kigufasha gushaka ikibanza kidafite ibibazo cyo kugura. Urashaka inzu yo kugura, urashaka ikibanza cyo kugura kidafite ikibazo, bimwe bagurisha bakongera bakabikugurisha. Nta kindi gisubizo ni Sirius Company. Reka kujya wirirwa usinzirira mu ishop kubwo kubura abakiriya. Sirius Company iragushakira ishop iri ahantu heza icuruza amafaranga menshi, ujye wirirwa wihanagura icyuya kubwo kubara amafaranga wakira abakiriya benshi. Sirius Company ndaje nkuhereze nimero ya Sirius Company. Nimero ya Sirius Company ni 0972547189. Ndayisubiramo kandi nimero ya Sirius Company ni 0972547189. Sirius Company muduhamagare tubarangira amashopu meza, tubarangira ibibanza byiza bidafite ibibazo, tubagurisha amazu meza cyane adafite ibibazo na bito. Sirius Company. Umugabo twamubonyeho mu kanya gatoya ari kuzunguza inkweto, njye nahindi muri gatatu. Umugabo yahururiye aturutse muri kane. Hari ababibonye bari hasi bavuza induru. Kuvuza induru tugiye kureba ikintu kibaye hasi tubona nta gihari. Turebye hejuru tubona umugabo yarengeje asigaranye akaboko kamwe nako ahita arekura. Nuko yamanutse yizunguje rimwe agera hasi ahita ahwera nta no gusamba. Ndi hano hepfo ducururiza inyanya, numva abantu bavugije induru. Rebye hejuru mbona afatishije ukuboko kumwe nyine, nta bantu bari bamwegereye. Tugiye kubona tubona nyine ararekuye yitura hasi. Byabaye turi hano hasi muri iyi mbuga kuko yagiye kwinaga abanza kohereza akaguru kamwe n'akaboko kamwe, noneho birangira kwema akandi kaguru. Ubwo nibwo twasakuzaga tujya kubona isahuruduka nyine n'akandi kaguru arakarekura. Mwasakuje mbere yuko amanuka? Twasakuje mbere yuko ahanuka kuko byose byabaye turi hano uko yari ari kure kandi
ibyo yakoraga n'undi yari asanzwe yiba, ariko no muri gereza ntabwo bamufungaga kuko bari baramuhaze mbega. ubwo bujura se bwo bwaba bwatumye wenda yiyahura? Oya, ni nko yiyakira aravuga ati nawe yihaze mbega. mu magambo make ubundi mbere yari igisambo, yari umujura. Yajyaga amurana w'igikondo, urabona ko mwagufata ngo uri inzerezi cyangwa uri iki, yari arukwiye kuko nta kindi nanarenzaho kwanza kubera ko yari mubi biteye ubwoba. abantu benshi yagiye abababaza, abakubise, abo yambuye, abateye ibyuma, abavuye mu kazi bizaniye amafaranga bajyanye mu maho y'abana akabatangira akabibaka. Yari umujura ukomeye cyane ku buryo Gikondo bamwitaga generali. Amakuru dukesha polisi y'umujyi wa Kigali avuga ko wapfuye yitwaga Muvunyi François, akaba yari afite ubumuga bw'amaboko ko kuri ubu murambo wajyanywe gusuzumwa. CIP Werarisi Gahonzire ni umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali. Mu byo koko mu masaha ya saa saba batubwiye ko baduha amakuru ko hari umugabo wiyahuye. Tuhageze byo koko dusanga nibyo, umugabo witwa Muvunyi François, imyaka 44, yasimbutse etaje yikubita hasi, abanza umutwe, ahita ashiramo umwuka. Umurambo utujyanwa ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzuma. Imico mibi yenda bavugaga y'ubujura nibyo yavugwaga, yakanabufatirwamo akarekurwa, ariko ntabwo ari byamutera. Erega n'amaraso yaba yagiye akaraba nabyo byatuma nabyo nyine yihanura hariya hejuru. Ntabwo wenda mbihagazeho neza ijana kuri ndiri kurumva abajura n'ubundi byinshi bakora biba birimo urugomo ku buryo bishobora gutanga risike z'urupfu. Abateye ibyuma, abajombye ari amacupa n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo. Niba ari umuyobozi wo muri gereza ya Gikondo, yarayoboye Gikondo kera, gakubita akica ibyo byose, nicyo nkubwira ngo umuntu arahemuka agahemukira abantu, ariko nyuma amaraso akazamugaruka yababana ajya ahemukira.